mu gice cyatambutse mu nkuru y'igikomere twasize Ayla Kiara yararimo aganira na Ethan yaramaze kumubwira ko na Ella bagiye gukora ubukwe. Ese aho yarakomeje ntabwo yagira ngo yumve icyo Ayla avuga. Uracu reka tuyere kuri aba ngabo bombi babiri. Kiara aseka cyane abaza Ethan kandi atari rwose Ethan. Ba honest umbwiza ukuri wowe na Ella mugiye kubana? Ethan ati rero reka ngutere story. Tugiye kubana nibyo kandi ni ukuri. Agafata telefone ye akamwereka save the date ndetse na kadi. Ndiko karazitegereza kabona hariyo amazina yabo yombi. Araseka cyane. Guseka Ethan ati se kubiseka urabyishimiye nangwa birakubabaje? Ndati ntago ndi kubyumva neza. Byaje bite se? Byakujemo gute? Narinzi kuri mukobwa mutavuga rumwe utamukundaga gute wisanze aha hantu? Ndatse rero reka nkubwire ukuntu byagenze. Hari umunsi umwe urabizi nyuma y'uko ugiye yabaye nk'umuntu gusimbura. Hari umunsi umwe nari mfite inama kandi inama nagombaga gukora twagombaga kujyana ibisanzwe nk'uko nawe twajyanaga. Tugezeyo nywa amayoga menshi pe menshi ndasinda. Maze gusinda urumva niyo muntu wagombaga kunyitaho. Yanyitayeho pe. Igihe cyo kuryama cyarageze aranjyana ariko nyine nawe urabizi umuntu wasinze ari ibintu byinshi cyane batitaye. Agiye kugenda naramukuruye agiye kunsiga mu cyumba ngo nawe agiye kuryama. Iryo joro nararanye na Ella. Nabyutse mu gitondo nisanga nararanye na Ella. Birancanga ndamubaza byagenze bite. Arambwira ati nanjye nuko byagenze nagiye kugenda urankubura. Ndamubaza ngo hari ikintu twakoze. Arambwira ati cyane. Ndarakara ndakaye. Arambwira ati siko mbona wirakaje kandi byari byakunejeje wari wishimye. Natangiye no kurira akoze ubundi kuki utankunda.
kuki umfata gutyo ese ngiye ko ngukunda kumba nkwitayeho ibintu byose mbikora kubera wowe kuki utabibona ubabajwe nuko twararanye ese ubabajwe n'ibyabaye ese uri kubyicuza buriya rero ngewe Evan nanga amarira pe umva nagiye kumuhoza musaba imbabazi muri uko kumusaba imbabazi no kumuhoza birangira n'ubundi nisanze nariyamanye nawe ibaze ko mu bakobwa bose nakunze ntango twakundanye ntango twagendanye ni we muntu wenyine wari warananiye kera ati ntabwo nari narakoraniye ahubwo iyo tugumana ikindi gihe gitoya nari kwisanga nyine nanjye byabaye kuko nari nsigaye ngukunda cyane ngaho mbwira ubwo muba muronge mbese nati yego nuko byagenze njye natangiye mbikora numva just ari nk'ibisanzwe ari nk'uko ndyamana n'abandi bakobwa bamwe bavuga ngo ni hitandiranga numvaga nyine bizageraho bigashira ariko uko nabibonaga nuko nabifataga ntabwo ariko Ella we yabifataga afite ubundi buryo yabifatagamo nyuma y'igihe yaje kumbwira ko atwite nuko kubimbwira ayandi mahitamo nari mfite naramubajije ngo urifuza iki arambwira ngo reka tubane banza no kugira ngo ari gushyenga ariko mbona arakomeje tubiganira tugira ibintu twemeranywa mubwira ko nibwo agiye ko umugore wanjye nyine hari ibintu bimwe na bimwe rwose atazigera nzana ubwanjye ntabwo nari mfite plan yo kubana nawe bambwiye ko nkunda twari turi kwigenga ngo turebe ko nagukunda none bivuyemo ni ibingibi ntabwo natuma useba nyine reka tubane nuko byagenze kera ati ko numva utoroshye Evan kweli ase ubundi kuki amafaranga gushuka hari inama rero nshaka kugira niba ugiye gukora ubukwe emera ubane na Ella uzamubera umugabo mwiza uretse nyine kuba wenda yigirira uramushiha ndabizi ibintu byose yagiye akora nta wundi mutima mubi w'ubugome yari afite ahubwo nuko yagukundaga yumvaga gufuhira nta wundi mukobwa ashaka kubona iruhande rwe njye mba numva ntaranamurakari ibintu byose yagiye ankorera nanjye ndiwe ibyo yakoze ntabikora rero ibintu byo kuvuga ngo azajya gusangira n'abandi rwose ibintu bishyire ku ruhande niba ugiye kuba umugabo uhamye ubane n'umugore wawe muzabyarana abana Evan tekereza ko abana bagiye kugukomoka tekereze ku mugore wawe ugukunda kuri ya extent wibaze nuramuka ugendeye ku bintu byo kuvuga kumubabaza kumuriza erega ibyo birababaza kandi biraryana ninde wishimira gucibwa inyuma ese wakishimira kubona umugore wawe umusangira n'undi muntu wowe wanezezwa no kukubona Ella wawe hari undi muntu baryamana reka ngo urugero rwa hafi usanze aryamanye na Owen wakora iki ndati Owen namwica ati rero uko wumva ko wamwica ni nako nawe aba yumva umuntu yakubonana nawe yamwica niba warafashe icyemezo va mu bintu by'uburofa nk'ibyo ngibyo
uwo ni umwanda. Ukunda umukobwa, mugire umugore akubera umugore umukunda, uzabane nawe, n'abana bazabakomokaho bazavuge ngo ntabwo dufite ababyeyi. Ethan ariyumvira akavuga ati Kiara, warakererewe. Inama zawe uzimbwira cya gihe mbere nari kuzumva, ariko ubu narangiritse kandi byose ni ukubera wowe. Erega byose nkora ni nk'agahima kuko njye ndacyakunda wowe. Ayira ariyumvira abwira Ethan, avuga ati Ethan, ukwiye kumuvinga on kuko njye already mu mutima wanjye ntabwo ukirimo. Ndati ibyo ndabizi ariko si ngombwa ko mba nyiwurimo, ntabwo ari itegeko. Icyo ndebaho ni kimwe, nuko njye ngukunda, ibindi simbipfuyeho, simbyitayeho, ahubwo urabyumva ute? Ayira tupfa kuba utazambangamira gusa, ariko utegetswe gukunda umugore wawe. Ariko ndamukunda gusa simukunda nk'uko ndagukunda. Ndati ibyo bizashira. Ati ngaho se mbwira, wowe na Joram mwatandukanye gute? Yarati ni inkuru ndende. Ubundi inda nari ntwite imaze kuvamo, ibintu byinshi byarahindutse hagati yanjye na Joram. Mama watangira kuduteranya, rimwe namubwira ko inda nayikuyemo mbishaka, kandi mu by'ukuri ntabwo nabishakaga. Nawe yageze aho arabyizera kuko twatangiye ntamukunda, ntamwiyumvamo, nanamwitayeho. Gusa nyine ntabwo namublaminga, hari ni ku mutima we wamubwiraga n'ibyiyumviro byawe. Naje kuva iwabo ndagenda njya ahantu nkora akazi ko mu rugo, ndi umukozi wo mu rugo. Narasuzuguwe bihagije, naratotejwe bihagije, narakubiswe, namenweho amazi, naratukwaga. Ntabwo njya nkumbura ubuzima nanyuzemo, ndi umukozi wo mu rugo. Ati kuki utagarutse ngo nguhe akazi se? Ati nari mfite ibikomere, ntabwo nari kubishobora. Akazi kawe cyangwa se muri kampani hariya bisaba umuntu udafite stress, udafite ibindi bintu biri mu mutwe, yitaye ku kazi gusa. Ariko njye ntabwo ariko byari bimeze. Ari ndimo munga ibintu byinshi, nari maze kurambirwa byinshi. Byose byabaye kiragihe, byansigiye ibikomere, n'uyu munsi nkirwana nabyo ndebe ko byakira, ariko byanze gukira. But oh, sorry. None se gute Joram yaje kwisanga abana n'undi mugore?
ati ni inkuru ndende. Ubusanzwe n'ubundi Joram wari uriya mukobwa barakuranye n'imiryango yari yaremeranyijwe ko bazabana niko najyaga mbyumva. Nyine maze kugenda amaze kumbura yabonye n'ayandi mahitamo abana na Sky. Gusa reka mubwize ukuri Ethan, sinzi uko nabisobanura. Kuva natandukana na Joram hari igice cy'ibyishimo byanjye cyagiye. Nagerageje gukomeza ubuzima ariko umutima wanjye uracyababara. Birangora kwakira ko Joram atakiri mu buzima bwanjye. Hari igihe nibwira ko meze neza, ubundi nkumva agahinda kongeye karantwara. Numva neza isi ndangiriyeho. Ikimbabaza si ugutandukana nawe gusa, n'inzozi nari narubatse n'ibyiringiro nari mfite byose byahise bisenyuka. Nibyo abantu bavuga ko igihe gishobora kugukiza ibikomere, ariko njye ndi mu gihe cyo kwibuka byose ndetse bikantera kubabara. Barambyibuka nk'ibyabaye ejo. Naramukunze by'ukuri, niyo mpamvu kumutakaza bikingora kandi n'ubu byangoye. Ngerageza kubyakira ariko umutima uracyamukumbura. Ngerageza guseka iyo ndi mu bandi, ariko iyo ndi njyenyine nibuka byinshi twanyuranyemo maze umutima ukaremba. Uzi ikintu kimbabaza kurusha ibindi byose ni uko umuntu nahoraga ambwira buri kimwe cyose ubu yabaye umuntu ashobora kugira ikintu n'iki na kimwe mbwira, yewe ntanabwira n'ibyiyumviro mfite kano kanya. Hari igihe nibaza niba nzongera gukunda nk'uko namukunze. Kugenda kwe byansigiye igikomere ntari niteze. Ethan, ndacyababara pe. Ngerageza kwiyumanganya no gukomeza ubuzima, ariko gutandukana nawe byarenze intekerezo zanjye. Hari igihe nibuka ibihe byose twagiranye n'ibyo twanyuranyemo, umva umutima uraremerewe. Sinzi niba ari ugukumbura nangwa ari ukubura umuntu wari warabaye igice cyanjye, gusa birambabaza cyane. Nsigaye nirwa ndura intekerezo buri munsi, umva nta muntu nshaka akangera iruhande. Simfite n'uwo nabwira agahinda kanjye, simfite n'uwo nabwira umubabaro wanjye, byose ndabyimenyera. Nta nshuti ngira, nta wundi iruhande nakwishingikirizaho, nta n'uwo naganiriza uko niyumva. Byose biraza bikajya mu mutima wanjye. Ese navuga iki? Nareka iki? Kera atangira no kurira. Ethan ahera akamubwira ati Kiana, ukeneye kurira.
umutima wawe ukaruhuka. Nibyo koko ntufite ububwira, ariko kano kanya ndahari ngo nkumve. Kiara irakabwira Ethan, akavuga ati Ethan, sinatekerezaga ko gutakaza umuntu nakundaga byambabaza uko. Buri munsi ngerageza kwerekana ko meze neza, ariko umutima wanjye uracyarwana n'agahinda. Ikintu kimbabaza si uko yagiye gusa, nuko yasize byinshi bitavugwa, ndetse n'ibibazo byinshi bitabonerwa ibisubizo. Hari igihe bameze nk'uwakize, ariko hari amagambo, indirimbo cyangwa ahantu runaka bimunyibutsa, umva umutima wanjye wongeye kuremererwa. Naramukunze by'ukuri, niyo mpamvu kubyakira bikingora. Iyo urukundo rwari urw'ukuri, no kurutakaza birababaza. Buri joro iyo ndyamye ntekereza ku bihe byose twanyuranyemo, uburyo yajyaga ndwanirira ishyaka imbere ya mama we, uburyo yampesheje agaciro, uburyo yankunze ndi umukozi w'iwabo wo mu rugo, ntafite epfo na ruguru, yankunze ntawe ndiwe nacyo ndicyo. Bitangira ntamukundana namushaka, ariko agakomeza gupushinga nyereka ko anshaka. Ibyo byose bigatuma nibaza aho ibintu byahindukiye. Birambabaza kubona ntagifite umuntu wari ingenzi cyane mu buzima bwanjye. Naramubonaga nkamubona mu hazaza hanjye hose. Iyo nabaga nicaye ngatekereza kuri future yanjye nawe, ubwabyo byanteraga kumwenyura. Sometimes njya nicara nkumva namuhamagara, nkamwandikira, nkamubwira uko meze, ariko ntakibuka ko atakiri umuntu ngomba kubwira ibyo byose. Urushaho gucavura. Uzi, agahinda gakomeye no gukunda umuntu ugasanga ugomba kumureka akagenda, kandi umutima wawe ugishaka kumugumana. Numva hari igice cyanjye cyasigaye inyuma, nzi ko ubuzima bugomba gukomeza, ariko umutima ntubyumva vuba kuko ubwenge bubyumva. Ngerageza gukomera buri munsi, ariko uko biri biragoye. Ukuri nuko bingoye. Hari ibintu byinshi cyane byanyibutsaga uwo ari we muri njye n'uwo ari we kuri njye, bikantera ibyishimo. Ariko ubu ndamwibuka agahinda kakansaga. Nari naramenyereye kumubwira byose, kumubona mu migambi yanjye no mu nzozi zanjye, ariko ubu nsigaye niga uko nakomeza. Muri ibyo byose ntawe uhari. Nzi ko igihe kizagera ibikomere mfite bigakira, ariko umutima wanjye uracyaremerewe.
Ethan agira atya akegera Kiara akambwira ati Kiara nzi kubabaye kandi nta jambo na rimwe ryahita rikuraho ako gahinda. Ndabizi ko ibihe bitakoroheye ndetse bitanakoroha kano kanya, ariko umunsi umwe umutima wawe uzongera gutuza. Wikihutisha gukira ibikomere kano kanya, emera kubabara, emerera umutima wawe ufata igihe ukeneye. Ibyo uri kunyuramo ntabwo byoroshye ku muntu wakunze by'ukuri. Nubwo uyu munsi bisa n'ibikomeye, ntukibagirwe ko ufite agaciro kandi ko urukundo rwawe rutapfiriye aho nangwa se rutapfuye ubusa. Ejo heza haracyagutegereje. Gutakaza umuntu ukunda birababaza, ariko ntibivuze ko watakaje ubuzima, ntabwo bivuze ko watakaje ubushobozi n'ubuzima bwo kongera kwishima. Ibyishimo byawe ntabwo byose Joram yabitwaye. Rimwe na rimwe abantu baragenda atari uko bakunzwe bihagije, atari uko barakinze urukundo, ahubwo kubera ko ubuzima bugira inzira zabwo. Icy'ingenzi ni ugukomera kandi ugakomeza urugendo n'ubuzima bwawe. Wikomeza kureba ku byo watakaje gusa. Ibuka ko nabura wigeze no gukunda by'ukuri. Ibyo ubwabyo ni ikintu cy'agaciro. Nturi wenyine muri ibi bihe. Ikindi nubwo bigukomereye kandi bikuremereye, jya wibuka ko hari abantu bagukunda kandi biteguye kugutega amatwi. Umutima wawe warakomeretse, ariko uzagenda ukira buhoro buhoro. Uyu munsi urababaye, ariko ntibisobanuye ko uzahora ubabaye. Ibintu birakubabaza cyane kano kanya, kandi birashoboka ko biri kukugora kubona ejo heza hawe hazaza. Ariko ndashaka ko wibuka ko agahinda ufite uyu munsi utazagahorana by'iteka. Warakunze uritanga, kandi ibyo ni ibintu byiza. Wikita ku byo warangije gutakaza gusa, ahubwo ujye wibuka ko ufite ubuzima bukomeza kandi bufite amahirwe menshi akiri imbere yawe. Fata umwanya wawe, iyumvemo amarangamutima yawe, ariko ntuzibagirwe ko hari abantu tugukunda kandi tugushyigikiye. Kiara, ntukababazwe no kuba warakunze cyane, ahubwo wishimire ko umutima wawe washoboye gukunda by'ukuri, kuko si buri wese ubishobora. Kiara ariyumvira, agira atya akabwira Ethan, akambwira ati Ethan, ese basi nagira ikintu ngusaba? Wanyemerera nkagira ikintu ngusaba? Ntabwo kigoye,
maze kurambirwa ubuzima narabuhaze. Ethan ati nicyo ushaka kunsaba ngira ngo uteze yombi. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese ni iki Kiara agiye gusaba Ethan? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Yewe nitwa Atete. Inkuru ni njye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.